Ibe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza ariko kandi mwakomeje kunogerwa na gahunda n'ibiganiro twakomeje kubagezaho ikaze muri mwanya twinjiye mu makuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana ariko mufatanyije n'itsinda rigari rimfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho atunganye mu izina ryabo bose twongeye kubaha ikaze. Aya makuru tuyahereye mu majyaruguru y'u Rwanda, reka tubabwire ko kuri wa kane mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera hatangijwe itorero imbuto zitoshye rigizwe n'urubyiruko rugera kuri 253 basoje amashuri yisumbuye bishyuriwe n'umuryango Imbuto Foundation. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Bizimana Jean Damascene yagaragarije uru rubyiruko ko rufite amahirwe abandi batagize, abasaba kutayapfusha ubusa. Uru rubyiruko narwo rwavuze ko rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu kubaka igihugu no gusigasira ibyagezweho. Denise Mbabazi Mpambara yarahatubereye. Kuri uyu wa kane mu kigo cy'ubutore cya Nkumba giherereye mu karere ka Burera mu ntara y'Amajyaruguru hatangijwe itorero imbuto zitoshye bangana na 253 barangije amashuri yisumbuye bishyurirwa n'umuryango Imbuto Foundation. Bifurize kugira ibihe byiza muri aya mahumbezi y'intara y'Amajyaruguru akarere ka Burera. Iki gikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye guhera kuri Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu, ubuyobozi ku rwego rw'intara, inzego z'umutekano ndetse n'abandi. Shami Elodie, umuyobozi mukuru w'umuryango Imbuto Foundation, yabwiye urubyiruko ko ibyo bazigira muri iri torero bizabafasha gutanga umusanzu ku gihugu no gusigasira ibyagezweho. Umuntu rero yubakwa n'ibintu byinshi ndetse n'abantu benshi mu buzima bwe. Umuntu afite ibyo yigishwa naho avuka mu muryango, akagira ibyo agenda amenya uko akura, akagira abarimu batandukanye muri urwo rugendo rw'ubuzima. Ni byiza rero ko muhabwa n'ubundi bumenyi bwiyongera kubwo mumaze imyaka muvoma mu ishuri aho mwari muri, kuko byose bigomba kuzuzanya. Rubyiruko, ni mwebwe mufite uruhare rukomeye mu gusigasira ibyo tumaze kugeraho ndetse no kubaka igihugu cyacu birenze inzozi turota ubu ngubu. Kuri uyu munsi kandi hatanzwe ibiganiro birimo amateka y'isenyuka ry'ubumwe bw'Abanyarwanda n'iyinjizwa ry'ingengabitekerezo ya Jenoside mu Rwanda kuva mu mwaka w'1900 kugeza mu 1994. Minisitiri wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yagaragarije urubyiruko amahirwe rufite abandi batigeze bagira, abasaba kutayapfusha ubusa ahubwo ko bakwiye kwitanga ngo bazavemo abagabo n'abagore bazima. Mufite amahirwe mufite nuko mwebwe mw'imyaka 30 ishize Jenoside yakorewe Abatutsi ihagaritswe, mwebwe mufite ikindi gihugu gifite ubuyobozi bwiza bukunda Abanyarwanda, bwubaka buri munyarwanda, igihugu gishyira imbaraga mu rubyiruko. Urubyiruko noneho rwigishwa indangagaciro z'uko buri munyarwanda wese afite icyubahiro, afite agaciro, afite ishema kimwe n'undi mu gihugu cyacu twese. Ayo mahirwe rero mufite yo kuba uburere muhabwa butandukanye na bwa burere bwahawe abashenye igihugu, ni mubyaza umusaruro, ni mubwiteho, ni mubukoreshe. Nimwumve ko ayo mahirwe mufite ari amahirwe adasanzwe azatuma u Rwanda ruzakomeza kubaho ibinyejana byinshi rutongeye guhura n'amaraso ameneka mu gihugu. Uru rubyiruko rwavuze ko rwiteguye gutanga umusanzu warwo mu kubaka igihugu no gusigasira ibyagezweho. Icyambere nuko ibyo twigiye hano tutazabisiga hano, nanone tutanabisiga hano ntabwo tuzabijyana hanze ngo tubyigumanire, ahubwo dushishikarizwa kubyigisha buri wese tuzahura nawe ubikeneye, kandi tukabashishikariza kubikora neza kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere tubifashijwemo natwe urubyiruko. Nakuyemo byinshi cyane, harimo nk'ibyagiye bihita, hari ibyo numvaga nk'uko nakuze numva ngo ubwoko bumwe na bumwe ntazi iyo byagiye bituruka, ariko nagiye menya byinshi. Expectation zanjye z'ibyo nari nzi zagiye zitandukanye n'ibyo numvisha hano. Nakuyemo cyane neza ko tudakwiye kugendera ku byo tubwiye bitewe n'ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda.
iri torero twigisha ubumwe nk'uko itorero rya mbere ryabikoraga neza cyane, kandi bituma numva neza ko ubumwe butandukanye n'ibyo twandikiwe n'ibyo bagiye badukuramo nk'abanyarwanda. Ubu ngubu nta mwoko, ndumva ko ndi umunyarwanda. Uru rubyiruko rugera kuri 253 ni abasoje amashuri yisumbuye, bakaba ari icyiciro cya 14, ndetse muri rusange iri torero rimaze guhuriza hamwe abarenga ibihumbi 10 hirya no hino mu gihugu. Biteganijwe ko iri torero rizasozwa ku itariki ya 30 Ukwakira umwaka wa 2024. Denise Mbabazi Mpambara, TV10 mu karere ka Burera.